Abakunzi ba Hospitality TV Rwanda tubashimira kuba mudukurikira. Ikaze nanone kuri Hospitality TV Rwanda aho twigisha guteka kinyamwuga. Ahasigaye ukabimenya neza nk'uwabyigiye mu ishuri. Kurikira iyi video irarangira umaze kumenya neza guteka koni chowder. Iyi bayita koni chowder. Ni recipe nziza cyane y'umuntu waba urwaye igifu, umuntu ukunda kugira ibibazo byo mu nda, udakunda kurya ibintu bikanyaraye. Iyi ni recipe yawe cyangwa se umuntu wawe ukunda kugira ibibazo by'igifu. Kurikira neza ino video ubundi tuteke kinyamwuga, turye neza, tugire ubuzima bwiza buzira umuze. Ngiye kubereka uko wakora koni chowder. Turatangira ushyira bata mu isafuriya. Bata nimara gushyuha imaze kumeritinga, hanyuma ushyiremo ibitunguru wakasemo dice. Icyambere ni ibitunguru bikase dice. Dice ni ugufata ibitunguru ukabikatamo udukibe duto. Ushyiremo na seleri stem nazo zikasemo uduslice. Numara gushyiramo seleri stem, ushyiremo na green bell pepper na red bell pepper nazo zikasemo uducubes cyangwa dice. Hanyuma nurangiza ugaragure neza, bifata amavuta bibe translucent. Igitunguru, seleri, green pepper, red pepper. Urabona ko bifite amabara meza, bisa neza ku maso. Niyo mpamvu urasanga koni chowder yacu imeze neza. Nimara kuba translucent ushyiremo agafarini, komeza ugaragure. Aka gafarini nicyo kari budufashe no kugira ngo igihe turashyiramo liquide, amazi cyangwa stock, kaze kuba nka liaison cyangwa kabe thickening agent, bize gusa nkaho byegeranye bifate. Urabona ko bimaze kwegerana neza hariya, agafarini kamaze gufata amavuta, igisigaye no gushyiramo liquide. Ushobora gukoresha stock cyangwa se ugakoresha amazi. Utarya inyama wakoresha vegetable stock. Mu gihe urya inyama cyangwa se ushaka kongeramo ibinure wakoresha beef stock cyangwa chicken stock. Ariko kugira ngo umenye umwimerere w'ikintu uri gukora nuko ukoresha amazi. Reka rero dukoresha amazi, hanyuma niturangiza dukomeze tugaragure ducane. Urashyiramo amazi makeya kugira ngo adufashe guhisha ya farini. Aya mazi dusizemo make aradufasha guhisha ya farini, biraza gusa nk'ibyegeranye ukuntu bise nk'ibifashe, hanyuma tuze kongeramo andi mazi. Urabona ko bitangiye kubira, biri gusimaringa. Mu kanya biraba bihibaye bifashe. Hano urabona ko birafashe, urabona ko ya farini urabona itangiye kumera, kugaragara, itangiye kugaragaramo, yabaye thickening agents. Urabona ko ya farini yatumye hazamo kuba byakwegerana. Hanyuma hariya turongeramo andi mazi kugira ngo tubone agasosi gahagije kari buze guhisha ibindi bintu tugiye gushyiramo. Ahangaha birimo birasimaringa, agafarini kamaze gushya, twongeyemo andi mazi. Urabanza ugashyiramo amazi makeya kugira ngo ahishe ya farini, hanyuma ifarini yamara gushya ukongera ukongeramo andi mazi. Hanyuma wamara kongeramo andi mazi
kongeramo sweet corn. Abatazi sweet corn ni izi ngizi, ushobora kuzibona muri alimentation, ziraboneka. Hanyuma warangiza ukagaragura ukabivanga neza zigakwiramo hose. Hanyuma nyuma yo gushyiramo sweet corn urashyiramo ibirayi wakasemo udukibe dutoya. Urabona ko ibirayi wakasemo udukibe dutoya. Ahangaha uko bimeze gutya, urabona bisa neza, amazi si menshi cyane, uko bigenda bishya aragabanyuka. Hanyuma iriya ni bay leaf dusizemo kugira ngo ize kongeramo impumuro ndetse n'uburyohe. Hanyuma nurangiza ukomeze unyuzemo agaspatula kugira ngo wumve ko bitafashe hasi. Urabona hano bimeze neza, tumaze gushyiramo ibikenewe. Igisigaye ni ugupfundikira iminota 10. Wamara gupfundikira iminota 10 ugapfundura ukareba uko bimeze. Urabona hano byagize amazi yagabanyutse, bishaka kuvuga ko na biriya birayi bimaze gushya. Urabona ko amazi yagabanyutse, ibirayi nabyo urabona yuko birimo bishya. Tugiye gushyiramo cream, ushyiremo cream nkeya kugira ngo yongeremo uburyohe, yongeremo ibara, yongeremo intungamubiri. Ushyiramo cream. Urabona ko bisa neza nyuma yo gushyiramo cream. Hanyuma ukomeze ucanire upfundikire gatoya nk'iminota 5. Iminota 5 nishira upfundure, biraba byegeranye neza n'ibirayi na ziriya mboga ziraba zimaze gushya. Ahangaha urabona ko birahiye. Igisigaye ni ukusizoninga. Season with salt and pepper. Ushyiremo umunyu n'ikirungo bita white pepper. Iriya ni white pepper n'umunyu. Hanyuma nurangiza gushyiramo white pepper n'umunyu wongere ugaragure. Aha byahiye, igisigaye ni ukureka umunyu ugashya. Wamara gushya tugakuramo iriya bay leaf ukayivanamo. Wamara kuyivanamo ubundi tukaba turahishije, birahiye. Ikiraba gisigaye ni ukwarura. Iyi recipe bayita corn chowder. Ibiryoshye cyane, yoroshye ku bantu barwara igifu, abantu badakunda ibintu bikanyaraye. Abarwara igifu mujye murya ibi. Uravanamo iriya bay leaf tuyivanyemo. Hanyuma babandi murwara igifu, murya ibintu bikanyaraye bikabagwa nabi, ujye uteka gutya. Biba birimo ibikomoka ku mata. Urabona ko bisa neza ahangaha rwose, bimeze neza. Ufate ikintu wateganyije kwaruriramo, warure corn chowder yawe. Numara kwarura usavinge, nta kindi kiraba gisigaye ni ugusavinga. Ibi ngibi ubirisha ikiyiko, wabirisha ifurusheti, kandi ushobora nanone kubifatisha umugati, ukabifatisha ikindi kintu wakenera. Urabona ko bisa neza, bimeze neza, biraryoshye ku jisho, bifite ibara ryiza. Urabona ko bisa neza cyane. Turabashimiye rero abakurikiye Hospitality TV Rwanda, tubashimira kuba mudukurikira. Mukore subscribe ndetse mugumane natwe kugira ngo dukomeze kubagezaho amavideo yo guteka kinyamwuga.